Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabashuhuje abadukurikiye muri aka kanya. Tariki ya 8 Werurwe, u Rwanda n'isi yose muri rusange rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori. Ni umunsi hazirikanwa uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu muri rusange n'iry'umuryango by'umwihariko. Ntawavuga iterambere rirambye ry'umuryango yirengagije ibungwabungwa ry'ibidukikije, kandi ari byo musingi w'iterambere rirambye. Byongeye kandi ibidukikije bifitanye isano ya hafi n'imibereho ya buri munsi y'umugore. Uyaza ku isonga mu gucunga no gukoresha umutungo kamere nk'amazi, amashyamba, kubungabunga umwuka, ubutaka, imicungire y'imyanda n'ibindi, biturutse ku mirimo akora umunsi ku wundi mu muryango, dore ko iterambere ry'urugo rimushingiyeho. Mu gihe rero uburenganzira n'uruhare rwe mu gufata ibyemezo bigamije kubungabunga ibidukikije rutagaragara, byaba bigoye kwizera iterambere rirambye rishingiye ku micungire myiza y'ibidukikije. Ku rundi ruhande kandi, ingaruka z'iyangirika ry'ibidukikije n'imihindagurikire y'ibihe zibasira umuryango muri rusange, ariko zikazahaza umugore we nkingi ya mwamba mu iterambere ry'umuryango. Urugero nk'igihe umusaruro w'ubuhinzi ugabanutse biturutse ku butaka bwangijwe, indwara zishamikiye ku mirire mibi zibasira umuryango muri rusange, cyane abana n'abagore batwite. Umwuka uhumanya uva mu bicanwa bikomoka ku biti umugiraho ingaruka mu gihe ari we akenshi uteka. Urusobe rw'ibinyabuzima birimo amatungo iyo bitikiye biramuzahaza, kuko bigabanya ubushobozi bwe bwo guhaha ibigize igaburo rikwiye umuryango, n'izindi ngero tutarondora. Niyo mpamvu rero umugore ari mu mwanya mwiza wo gushyira mu bikorwa ingamba zijyanye no kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, mu gihe agaragara mu bikorwa bitandukanye by'iterambere ry'umuryango. Leta y'u Rwanda yasobanukiwe ibi, ishyiraho politike yinjiza ihame ry'uburinganire mu nzego zose z'ubuzima bw'abaturarwanda, politike idaheza umugore kandi igerageza kumwubakira ubushobozi. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, turasobanukirwa impamvu umugore akwiriye kugira uruhare rugaragara mu kubungabunga ibidukikije, intambwe bamwe mu bagore bamaze gutera mu kubungabunga ibidukikije, ndetse n'uruhare rwa Leta y'u Rwanda mu gufasha umugore kubaka ubushobozi mu guhangana n'ingaruka z'iyangirika ry'ibidukikije. Nk'uko twabikomojeho twanzika ikiganiro, umugore afitanye isano ya hafi n'ibidukikije kuko agira uruhare mu gucunga umutungo kamere nk'amazi, amashyamba, umwuka, ubutaka n'urusobe rw'ibinyabuzima, ndetse n'ibindi yifashisha mu mirimo ya buri munsi igamije iterambere ry'umuryango, nk'uko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ibigaragaza. Isano umugore afitanye n'ibidukikije ni isano ngari, bishingiye nyine ko ari umugore ufite inshingano zo kwita ku rugo, kandi ari nawe ugira uruhare runini mu kwita ku buzima bw'abagize urugo. Iyo sano rero ishingira kuri iyo mirimo dukunda kwita imirimo yo mu rugo, mu rundi rurimi hari ubwo twita unpaid care work, imirimo atanishyurirwa, ko niwe uteka, agakoresha ibicanwa, niwe usukura mu rugo, niwe ugira n'uruhare runini nanone mu kwita kuzamura n'umuryango. Si uruhare runini ariko ndashaka kuba wenda nko guhinga, imirimo y'ubuhinzi nayo urumva iyo atayikoze neza ibidukikije bishobora kwangirika. Mu gukora imirimo itandukanye mu rugo, umugore yifashisha umutungo kamere, yaba nko mu kubona amafunguro kuko aturuka mu butaka cyangwa mu rusobe rw'ibinyabuzima nk'amatungo. Ayategura kandi yifashishije umutungo kamere w'amazi n'ibicanwa, ndetse akagira uruhare mu gucunga imyanda ituruka mu ngo. Uko isano agirana n'ibidukikije irushaho kuba nini, kandi ni nako umugore arushaho kuzahazwa n'ingaruka igihe ibidukikije byangiritse cyangwa se habayeho imihindagurikire y'ibihe, nk'uko ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije kibisobanura. Reka twumve tuti ingaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihundi ni izihe? Ni izo zo kuvuga ngo habaye inzara, habaye imyuzure, byatumye abantu bahunga. Muzi iyo abantu batangiye guhunga ikibamo, burya umugore kubera inshingano ze za buri munsi tuzi afite muri sosiyete cyangwa mu muryango,
niwe abana baba babaza, abana umva baba bahungabanye. Iyo umwana ahungabanye wa mbere ahamagara ni mama. So inshingano z'umugore mu muryango rero rituma mu by'ukuri iyo habaye ingaruka zatewe n'imihindagurikire y'ibihe, umugore niwe ubabara. Niyo mpamvu rero kubibungabunga biba bifasha umugore mu iterambere rye, kuko aba atuje akarera umuryango we neza. Kuba umugore ari ishingiro ry'umuryango, akaba ari nawe ingaruka z'iyangirika ry'ibidukikije zizahaza ku ikubitiro, bituma akwiriye kuba ku isonga mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibi nabyo ikigo REMA kirabisobanura. Mbibona nka wa mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo ijoro riba ruwariraye. Iyo umuntu rero azi inyungu ibidukikije bimufitiye, agira n'imbaraga n'ubushake bwo kubibungabunga, kuko azi ko ejo n'ibyangirika mu by'ukuri ingaruka azazumva kurusha wa wundi utabikoresha umunsi ku wundi. Muri ya mirimo akora, iyo akoresha y'amazi akayakora neza, agacunga imyanda neza, bigatuma imyanda yindi itajya mu bidukikije. Urumva ko agira bya bidukikije byiza, akagira umuryango muzima, akagira abana badahorana n'indwara buri munsi. Nabaha urugero, nimba ari nko gufata amazi y'imvura, urumva ko umugore kubera ya nyungu abonamo iyo afite amazi hafi atayabura, yasaba umugabo bakabijyaho inama ku buryo bagira iyo investment, bagashora imari mu bintu nk'ibyo bibafasha. Nimba ari biogas, akamenya ko biogas ari nziza, kandi akaba yashishikariza mugenzi we kugira ngo bayishoremo amafaranga, hanyuma arengere bya bidukikije kandi nawe bimufasha mu iterambere ry'umugore. Ni koko umugore ashobora kugira uruhare mu kwimakaza impinduka nziza zigamije kubungabunga ibidukikije mu muryango, ahereye mu rugo iwe ku bufatanye n'abagize umuryango. Ashobora kugira uruhare mu ikoreshwa neza ry'amazi mu buhinzi, dore ko abagore biharira 80% mu bakora uyu mwuga. Ashobora kurinda ubutaka agabanya ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda ryangiza ikirere, akagira uruhare mu gutera ishyamba arinda isuri. Ashobora kandi kugira uruhare mu micungire myiza y'imyanda ikomoka mu ngo ihumanya amasoko n'umwuka duhumeka, akaba kandi yakwimakaza amashyiga arondereza ingufu mu rugo iwe, mbese akagira uruhare mu gushyira mu bikorwa ingamba Leta y'u Rwanda yashyizeho hagamijwe guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ndetse no guhashya ingaruka ziyishamikiyeho, National Determined Contributions. Kugira ngo abigereho ariko birasaba ko agira uburenganzira busesuye mu gufata ibyemezo kandi akubakirwa ubushobozi, nk'uko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ibigaragaza. Iyo adahawe uburenganzira bungana, amahirwe angana, murumva ya mirimo yose akora bishobora kugira icyo byangiza ku bidukikije. Agomba kugira uburyo bwo kuzamura imibereho y'abagize urugo, imishinga ituma yiteza imbere. Noneho iyo ahawe ubwo burenganzira, ashobora kugira ubushobozi tuvuge bwo kugura imbabura zacana make, gutekera kuri gaz, mu buryo bw'ikoranabuhanga nimba ariko navuga, ndetse no guhinga, agahinga afite ubumenyi mu buryo butangiza ibidukikije, no gukoresha neza birumvikana ubutaka. Ubwo rero nta burenganzira bifitiye, murabyumva afite rwa ruhare runini rwo gukorana n'ibidukikije cyangwa kubikoresha. Iyo urwo ruhare rwe rutarimo uburenganzira cyangwa butarimo kubakirwa ubushobozi, bishobora kwangiza ibidukikije. Kubakira umugore ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kandi bikwiriye guhera mu itegurwa ry'imishinga ndetse bikinjizwa mu igenamigambi rya Leta, kandi niwo murongo Leta y'u Rwanda yimirije imbere nk'uko ikigo REMA kibigaragaza. Niyo mpamvu rero mu mishinga yose dutegura, ari imishinga iterwa inkunga na Leta cyangwa se imishinga iterwa inkunga n'abafatanyabikorwa, byose umugore ugomba kwerekana ukuntu umugore nawe azabigiramo uruhare n'ukuntu azabyungukiramo. Kandi impamvu tubyerekana niyo natangiye mbabwira. Iyo umuntu ari we ufitemo inyungu kurusha, agira n'umuhati wo gutuma wa mushinga ukora neza, kuko abazi inyungu neza azakuramo uwo mushinga wo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ugiye mu bikorwa. So niyo mpamvu rero tuba dusaba ko abagore bibangwaho cyane, ko ingaruka mbi zibageraho zikagira n'ubukana bunini. Ni nko kubafasha kubaka bwa budahangarwa, kuko ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe zo zirahari. Iyo umugore adafite ibicanwa cyangwa akaba atekesha za nkwi muzi abantu badafite ziba zitera imyotsi, umugore kubera ko ari we buri gihe uri mu gikoni, ubwo ndavuga bya bikoni byacu byo mu cyaro, ahetse umwana mu mugongo, niwe uhumeka ya myotsi iva
muri za nkwi zitumye nazo zitanahari, ingaruka nyinshi rero zimugeraho, ari ukurwara za ndwara z'ubuhumekero, ari izo ngaruka zindi nabanjeho mvuga, byose ubona ko umugore niwe ubabara cyane. Mu rwego rwo kongera umugore ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, Leta y'u Rwanda ibashishikariza kandi ikabahugura ku ikoreshwa ry'amashyiga arondereza ingufu cyangwa akoresha izitangiza ibidukikije binyuze mu nzego z'ibanze n'izihagarariye abagore. Magingo aya abakoresha uburyo bwiza bwo gucana mu ngo bagera ku kigero cya 13.5% mu Rwanda. Itegeko ry'ubutaka kandi riha umugore n'umugabo uburenganzira bungana ku butaka, ibituma umugore agira uruhare mu ikoreshwa neza ry'ubutaka, bityo umugore akaba ashobora gukora ibikorwa birimo nko gutera ibiti biburinda n'ubuhinzi busigasira umutungo kamere w'ubutaka, mu gihe abahinzi muri rusange bahabwa amakuru y'iteganyagihe abafasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Inama y'Igihugu y'Abagore ni rumwe mu nzego zifite mu nshingano guharanira iterambere ry'umugore. None se rubashishikariza gute kwimakaza ibikorwa by'iterambere ribungabunga ibidukikije? Ubukangurambaga tubakorera bwo bujyanye n'isuku n'isukura, tubakangurira gutandukanya imyanda iva mu ngo. Hari ibora n'itabora. Ibora ishobora kuvamo n'ifumbire ikabafasha mu murima w'igikoni, nabyo bikenewe mu bijyanye n'imirire myiza. Itabora nayo hari uburyo ibyazwa umusaruro, bashobora kuyikuramo ibindi bintu. Hari amahugurwa bagenda bagira byo kwiteza imbere, ibyo byose turabibakangurira. Kandi umugore witeje imbere agomba no kugira ubumenyi mu bijyanye n'ibidukikije. Bamwe mu bagore bafashe iya mbere mu gukora imishinga igamije kubungabunga ibidukikije. Abibumbiye mu muryango Ebeneza ubarizwa mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali bo barabyaza inyungu imyanda nk'amacupa arimo n'aya plastike n'inkweto zishaje, ibikoresho bitandukanye byongera bigakoreshwa aho kujugunywa ngo iyi myanda yangiza ibidukikije. Hari ibintu bitandukanye byica ibidukikije, bakagombye kubitoragura bakabivana mu mihanda cyangwa se bakabivana mu ngo z'abantu, bakaza bakabibyaza umusaruro bakabona amafaranga. Ihuriro My Green Home cyangwa se Iwanjye Hatoshye ryo mu karere ka Gasabo ryo rirafata ibikoresho bikoze muri plastike yangiza ubutaka kuko itabora, bakabikoramo amapave yifashishwa mu bwubatsi. Hari benshi tugira ibitekerezo by'imishinga yo kubungabunga ibidukikije, ariko ugasanga turi kugira ubwoba bwo kuvuga ngo ndagitangiza, nta bantu bari bucyakire. Hatwe dutangira uyu mushinga ni ibintu byari bishyashya mu gihugu, nta muntu arasanzwe akora amapave akoresheje plastike, kandi nk'uko mwayabonye hariya amapave arakorwa kandi akaza asa neza cyane, anakomeye kurusha asanzwe ahari. Izi ni zimwe mu ngero z'abagore bafashe iya mbere mu kubungabunga ibidukikije zigaragaza intambwe umunyarwandakazi amaze gutera muri uru rwego. Mu gihe u Rwanda n'isi byizihiza umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori, ariko hari iki kigo Rema gisaba abaturarwanda muri rusange kuzirikana. Twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore, ni byiza kuzirikana uruhare umugore agira mu kurengera ibidukikije, ariko n'inyungu akuramo iyo byarengewe neza. Ariko ibyo ntabwo tubisaba gusa abagore, kuko umugore ibyo byose ntiyabigeraho atabonye umugabo umufasha. Turasaba rero n'abagabo kumva ko umugore yatanze igitekerezo cyo gukora imishinga ijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, abagabo nabo baba hafi, babafashe, babatera inkunga, bumve ko inyungu ari y'umuryango wose gufasha umugore. Umunyarwanda yavuze ngo kurusha umugore akurusha urugo, ubwo nyine gufasha umugore wawe ni ukugira ngo uzagire urugo rwiza. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, nakwibutsa ko umugore afitanye isano ya hafi n'ibidukikije biturutse ku ruhare afitiye umuryango rushingiye ku mirimo akora umunsi ku wundi, bityo ko afite n'uruhare runini mu kubungabunga ibidukikije, na cyane ko ingaruka z'iyangirika ryabyo ndetse n'imihindagurikire y'ibihe ari we bizahaza ku ikubitiro. Nakwibutsa kandi ko Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo gushyigikira umugore muri uru rugamba, zirimo kumuha uburenganzira no kumwubakira ubushobozi nk'uko bikubiye muri politiki y'uburinganire n'ubwuzuzanye igamije iterambere ridaheza umugore. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mugitegurirwa kandi mukakigezwaho n'ikigo Rema cyo kubungabunga ibidukikije ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije,
yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.